Kanjogera na basaza be bo mu bwoko bw'Abega bamaze gutsinda intambara yo ku Rucunshu, Rutarindwa n'umuryango we bamaze kuwuzimya, bagiye mu batware n'ibikomangoma bo mu bwoko bw'Abanyiginya, maze barabica karahava. Ibyo rero byakuruye urwango n'inzika hagati y'Abega n'Abanyiginya. Igiteye agahinda ni uko kugeza na n'ubu urwo rwango n'iyo nzika biracyasya mu mitima y'abuzukuruza n'ubuvivi bw'ayo moko, ku buryo bigira n'ingaruka ku buzima n'imiyoborere by'igihugu cyacu. Ibikomere biracyari mu mitima y'ubuvivi bw'ayo moko. Ni byiza ko Abega bo muri iki gihe bemera guhagarara mu cyuho bagasaba imbabazi zariya mahano yo ku Rucunshu n'ubugome bwayakurikiye. Baba bakoze umuti w'ibikomere. Guhagarara mu cyuho ni ukwiyemeza gusana ibyo utangije no kubaka ibyo utashenye. Amahano yabaye mu Rwanda ni menshi ku buryo buri munyarwanda afite iruhande rwe icyuho cyo guhagararamo, agatinyuka kubaka ibyo atashenye no gusana ibyo atangije. Mwirirwe kandi muramuke. Abanyarwanda ni ubwoko buhorana ibikomere by'amateka yabo. Bahora barwana bakirana n'ayo mateka. Niyo mpamvu mu baturage bo ku isi, Abanyarwanda baza ku isonga mu kugira ikinyoma, ubwoba, inzika n'ubugome. Bahorana amarangamutima buri munsi. Iyo myifatire rero ijya gusa n'iy'abarwayi bo mu mutwe, ku buryo batabasha kwisobanurira ibibazo byabo no kubishakira umuti. Uburwayi bw'u Rwanda, uburwayi bw'Abanyarwanda buzakenera imiti myinshi kandi inyuranye. Ntabwo umuti umwe wahaza, kandi buri munyarwanda aho ari hose, uko ari kose, afite kuba muganga w'u Rwanda n'Abanyarwanda. Ku giti cyanjye, niyoroheje kandi ntisimbukuruje, ndashaka kwereka Abanyarwanda imiti ibiri. Umuti wa mbere ni uyu nguyu. Abanyarwanda twese, Abahutu, Abatwa n'Abatutsi, tugomba kwatura tukavuga ubugome n'akarengane twakorewe, twebwe ku giti cyacu, abacu n'abakurambere bacu, mu mateka y'igihugu cyacu. Iyi ni intambara Abanyarwanda bagomba kurwana kandi bakayitsinda, kubera ko bamwe, ku mpamvu zinyuranye, batifuza kumva akababaro k'abandi. Burya umuntu ukubujije kuvuga, aba akwishe. Niba ushaka kubaho, haranira uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo byawe. Umuti wa kabiri uherekeza uwa mbere ni uyu nguyu. Abanyarwanda bashyirwa mu majwi mu guteza ako kababaro, bagomba gupfukama bagasaba imbabazi umuryango nyarwanda. Ku mahano yakozwe kera mu mateka, kandi yateye akababaro kanini mu mitwe y'Abanyarwanda benshi, hazagombe haboneke igurupe y'Abanyarwanda bemera guhagarara mu cyuho cy'abakurambere, maze bagasaba imbabazi Abanyarwanda. Aha naho ni intambara itazoroha mu mitima no mu bitekerezo, kuko benshi bazazamura ya mvugo rukonyozi ngo icyaha ni gatozi, ko ntawicuza ibyaha by'undi. Ibi byose ni byo, ariko ntibibagirwe ko hano tutari mu rukiko, ko ahubwo ari uburyo bwo kuvura imitima n'imitekerereze y'Abanyarwanda. Ntimuvuge kandi ngo ni ukuzikura kaboze. Ntabwo kigeze kazikwa, kubera ko kakinukira Abanyarwanda. Ni intambara itazoroha mu mitima yacu, ariko tugomba gutsinda. Ibyo byose bifite gushyirwa ku rubuga nkoranyambaga, Abanyarwanda bose bashobora kumva no gusoma. Impanuro y'icyitonderwa. Hari igihe inzira zigana kubaho no kuramuka kw'Abanyarwanda benshi
zose zizaba zifunze, hasigaye gusa iyo gusaba imbabazi no kuzitanga, ku buryo guhusha cyangwa kuyoba iyo nzira yo gusaba imbabazi no kuzitanga bizaba bingana n'urupfu. Mukomere cyane. Twari duteraniye ahantu bita Idetimorde mu Budage imyaka 25 irashize. Twari Abahutu, Abatutsi n'Abazungu b'i Burayi ariko babaye mu Rwanda. Twarimo abihaye Imana, abapadiri, abapasitori n'abarayiki. Twamaze icyumweru dusenga, dusabana. Ariko ku munsi wa nyuma habaye ikintu gisa n'igitangaza. Abatutsi baturutse mu Rwanda, bamwe bari n'inshuti zacu twari dutuye tuziranye, batubwiye inzira y'umusaraba banyuzemo muri Jenoside. Babivuga ariko nta nzika nta rwango wumvaga mu mitima yabo. Batubwiye ubugome bw'abakorewe hamwe n'ababo. Abahutu baraho amarira atemba mu maso, bamwe bararira, abandi barapfukama bavuga bati Abatutsi muri hano rwose tubasabye imbabazi kubera ubugome bw'indengakamere abacu babakoreye. Abatutsi baraho bibagera ku mutima, maze bamwe barahaguruka baza guhoza no guhobera abo Bahutu bababwira bati uwo mubabaro wanyu no kudusaba imbabazi bitugeze ku mutima. Bati rwose imitima yacu turumva iruhutse. Bati byongeye kandi Abatutsi natwe twagombye gusaba imbabazi Abahutu. Bati turasaba imbabazi kubera amabi n'amarorerwa abacu babakoreye mu mateka y'igihugu cyacu. Abazungu baraho baratangara bati n'ubwa mbere twumvise amagambo nk'aya ngaya mu Banyarwanda. Bati nyamara natwe turasaba imbabazi kubera ko amahano aba mu Rwanda ku ruhande rumwe turi nyirabayazana. Bati rwose turasaba imbabazi kubera ko ibihugu byacu byatereranye Abanyarwanda mu bihe bikomeye by'amateka yabo. Ibyo birangiye turicara turaceceka. Hashize akanya hari umuntu uhagurutse aravuga ati ibi ngibi bibaye hano ni igitangaza Imana idukoreye. Ati rwose twagombye kubishyira mu nyandiko tugashishikariza Abanyarwanda bene wacu kunamira akababaro ka buri wese, guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Iyo nyandiko twayise Confession de Detimorde. Detimorde naho ngaho twari duteraniye. Mufite kuyisanga mu ndimi nyinshi ku rubuga rwayo confessiondedetimorde.com. Mu bantu basinye iriya Confession y'Idetimorde, bamwe baratabarutse. Murambasabira ngo Imana ibahe iruhuko mu bayo. Igisohoka mu mpera z'umwaka w'1996 yakiriwe ku buryo butandukanye mu Bahutu, mu Batutsi no mu banyamahanga. Ubwo bamwe bayishimaga bati niyo nzira nyakuri u Rwanda rwagombye kunyura, abandi barayirwanyaga harimo abapadiri n'abasenyeri bamwe. Hari n'abambwiye ngo kuri Radio Rwanda icyo gihe batangaje Confession y'Abahutu, iy'Abatutsi barayihorera. Rwose ndemera ko iriya Confession y'Idetimorde ifite kubera Abanyarwanda inganzo y'ubwiyunge, bakava mu kangaratete ko guhora bitana ba mwana imbere y'amahano yabaye mu Rwanda. Wigira ubwoba bwo gutega amatwi akababaro kundi maze ureke kakugere ku mutima. Nawe kandi wigira ubwoba bwo kuvuga akababaro kawe nta rwango nta nzika. Wigira ubwoba bwo gusaba imbabazi abo wakomerekeje. Niba kandi abo bakomerekeje baritabye Imana kandi ukabana n'abantu bagifite ibikomere ku mutima, wigira ubwoba bwo guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Wowe undeba kuri iyi video muri aka kanya, ndakwinginze ngo wohereze iyi video ku Banyarwanda bose uzi. Ntukike ko ari amafaranga za views nshaka, dore ko amafaranga yaca ibintu muri iki gihe. Ahubwo ndashaka ko Abanyarwanda twese twashyira imitwe hamwe tugashaka uko twahurira mu gacaca, maze iriya Confession ikatubera inganzo twavomamo ibikoresho byo kubaka u Rwanda nyarwo no kwiyubaka ubwacu.
kubera ko uyu mwaka iriya confession izagira yubile y'imyaka 25, nzajya nza buri munsi duhurire kuri channel bita Confession de Detmold kugira ngo duhanurane.